kuko si kuki mva nkubwire Imana ntigeze indaga umuruho umugore afata neza umugabo bitewe n'icyo yamumariye umugore wambara nkawe umugore usa nkawe umugore w'inshege w'inshinzi w'inshingamatwi tankoraho usa nkawe tankoraho ako ndabona uzanankubita nzamurira isukari toka mbere yangu nzamurira isukari wowe aneso ngagenda ujya mu kazi kwa kazi nyamaki wowe uzambona nago urambona nushaka unyitondere wowe Amatere Karame si byambayeho oya nabyo nzi ihangana akazi kaba karamperanye ariko kuva cyagiye mva hano nageze mu rugo nsanga neza wagira ngo iwanjye nsigaye ntunze umudugudu uzi ko muri umuna uriye wambwiriraga hano uzi ko ari iwanjye ngo niho namusanze wamusanze utese ye byarandenze ariko kuri ya mukobwa kuko mwana yanjye nzamugire ne uzi kuri ya mukobwa ntazi ikibazo afite mu mutwe yego yageranye ibibazo n'umugabo ariko ntago ibibazo yegeranye n'umugabo byatuma yirwa zerera mu ngo z'abantu avaye hagiye gusa ibyo ni ibiki nagize akabazo k'amatsiko ndavuga ni wenda ningaruka nzakubaza ubundi buriya wamwirukaniye iki Joshua ni birebire muri umuna wanjye amaze kuntera agahinda mu by'ukuri yagiranye ibibazo n'umugabo kandi nta n'amakosa yari afite pe nta umugabo we nyine niwe wabiteye sinzi uko byagenze ariko ntabwo agomba kuva mu rugo gutyo gusa ngo yirwe yirukanka zenguruka vahangaha ajya ahangaha vahangaha ajya ahangaha ntabwo ari byo namubwiye ngo nataha ajye mu rugo aganire n'umugabo we basubize ibintu ku murongo none do avuye hano aje iwawe ntabwo ngiye ndi kubyumva ariko se ndibaza ibi bintu murimo iyi mikino murimo urabona izarangira gute ese waba utekereza ku magambo nakubwiye ubwo mperuka hano umeze ute meze ute shameze neza shanje ni gakeya umugabo wanjye n'ubutambira byinshi ndabireba byashizeho wagira uramanitse nahuye n'ibibazo naheze ko ngeze mu rugo ngiye kwicara nkadamarara nkamera nk'abandi bose none do umugabo muri sara nyihindutse naga ari wa mugabo uzi ubusura nangana gutyo ukagira ngo sindya ni ibibazo ya kampani yayimvanyemo ubu ndaho meze nk'umukozi mu rugo ako se abagore b'abakire namwe murataka mfite ibibazo ese ibibazo cyangwa urabiterwa n'umutima muke wakuye iwanyu uwuhe mutima se wa muntu ndatekereza njye nagiye maze kubibona utekereza abo bantu bose bari hariya umugore namutonganyije ndamubwira ku buryo nyine noneho uko byagiye bitangira uko nasize nkubwiye umugore wanjye yatumye ntangira nanjye gutangira kumva ko kubera gahunda ari gukora nsanga mu rugo iwanjye arinjiza abantu nkuko urabona umuntu iriye bari diro none hibaze umunsi umugabo wazaza kundeba wenda mu rugo akaza mu rugo akamusanga diro yacu ishobora kugira gute isosi ishobora guhitirwa menshi reka nkubaze ubundi yagiye kumwakira mu rugo utabizi ntabyo nzi navuye ahangaha gute se yakwinjiza umuntu mu rugo utabizi uri nyururugo bishoboka navuye ahangeze mu rugo nsanga bameze neza cyane urwo bararwifatiye byagenze kuri ninsanga ubizi warabigizemo uruhare byanjye nawe bizarangira ahangaha
naba mbizi icyo ahubwo sinzi reka dufate umwanzuro wenda sinzi niba wanyumva n'undi nkuko wakomeje kunyumva nkuko nagiye nkugira inama ukaba wakwemera ko twagira ikintu tugeraho tunabicishije mu nzira wenda zihuse. Inama tujye inama se zimeze zite? Umva nkubwire Joshua, uriya mugore nutamwirukana ntabwo turi bumerere neza. Tuza urabona uzi ko umugabo wanjye asigaye nkubita kubera uriya mugore. Agukubita? Nkubita nyine. Uravugisha ukuri se? Ubwo se yatinyukaga gukubita? Namukunda pe nishakira imitungo ariko deja birangira nanjye kumwiyumvamo ariko reba ibintu nankoreye nuko byagenze. Niba ari wa mugore wa mbere ashaka kongera kugarura mu rugo ntago mbizi pe. Ibyo ni ikizungerezi. Ni ikizungerezi ariko mfite ibibazo mana niba uzansura mu rugo tukaganira mfite ibibazo ni byinshi niba nkeneye amasengesho ni inama nkeneye gusa nta kindi. Ndabyumva ariko nyine turi inshuti urabizi twabaye kera twasangiye akabisi n'agahiye. Ndabizi neza. Twarabanye pe. Ntacyo nakwima nyifite ikibazo cyawe nicyo cyanjye. Kuri umuvandimwe kuva mu buto. Cyane ndabizi. Nubwo arashize iminsi tutabonana ariko uri umuvandimwe wanjye. Gusa nyine urasa neza. Ndabona umeze neza ndashima Imana se shako nta kibazo wowe mu rugo. Oya ntacyo. Ariko ntari nkomeje imbere gato tuzabonana nshobora ntagusuye buriya nawe waza. Shaka umwanya usure nkeneye inama nta muntu mfite wundi urabizi niwe nshuti yanjye n'ubu nzaboneka muri weekend ubuhari. Ndamba mari nta kibazo. Urumva nubwo umugabo yanyirukanye muri company mba ndaho ndi mu rugo urumva muguka neza muri weekend nyine mfite ibibazo muri make uzaze tubiganireho ungira inama se kariwe muntu mfite. Umva Angel hari icyo ntekereje. Saba tuzabonana. Wowe ugomba nimero ni yayindi. Ni yayindi shasheri. Sawa. Ubushize yankubise urushyi. Wumve urushyi. Agukubita urushyi? Umuriro uraka mu maso yanjye mbona abazungu barimo baramwicyaye. Uravuga umugabo wawe yagize gutya yikuramo inyana y'imbwa y'urushyi arayigukubita? Bishoboka bite ko kuri iki gihe ko nzi neza ko nta n'umugabo ugikubita umugore. Umugabo wawe ko numva ari inyana y'imbwa? Ni umunyamahane wa wundi utabaho. Gute yati? Yarampoye iki se? Yarasigaye aza akirwa ashaka gukina na murumuna wanjye bakicana amazisho agacanga akamureba akamwitegereza nanjye ndamuga nti uyu mukobwa ntagomba kuguma ahangaha. Ndamubwira ngo nagende amenye ko namwirukanye. Yaraje induru ziravuga. Yakubise urushyi muri aya matama? Ngwiki uyu nawe yarankubise. Ako uyu mugabo aratinyuka. Ngiye ubwanjye yonje hano ukomba ndi kukureba mba numva nta natinyuka gukora nta n'umuntu wagukoraho mureba. Watangiye. Wagukoraho mureba ngiye namuha amabere ya nyina. Aragukubita? Reka rero nkwereka. Reka nkwereka wenda kubira ibyacu tuzajya tubijyana ku murongo. Tuvuye ku iyo nyana y'imbwa y'umugabo wawe waretse nkakubwira kandi kantu twakora. Nyemerera were gukomeza kwipfumbata kandi ubona mba n'undi naje ngira ngo tugire ibyo twongera ku byo twavuganye ubushize sibyo? Aya matama ntago ari gukubitwa nta nubwo bereye gukubitwa. Useka neza. Useka ku buryo uramutse unyumvishe byibuze nkashaka kanya tukajya tuba turi kumwe ari nge nawe. Nge nagutetesha kubera ko nanjye ubwanjye nanjye umugore wanjye ntago mba ndimo kumwumva neza. Dore cyakorwa rero. Hari igitekerezo mfite wareka nkagukodeshereza ukava muri uru rugo.
pataro burangenda nakwemeraga ariko uyu munsi bwo ntiturabyemeranwaho. Iki se kandi wowe? Buri munsi uza wivugisha ngo mabuja. Ayo mabuja wanjye uramuzi? Asa ubu urantangira una. Boss wanjye se uramuzi? Boss wanjye uramuzi we? Kagapetira. Agapeti uyu munsi turareshya ndakurahiye kuko nturatambuka tutavuganye. Cyangwa ndibero nk'uyu nawe. Ese ubundi kubera iki babazamura mugashaka kwishyira? Ariko ngo mabuja ngo uzamujyana. Nkawe se urambuza kugenda ibyo subikuye. Kwanditse nkigenda. Ujya he? Wiki. Uje kureba nde? Usanzwe mbona hano se sha. Ubundi suza gute boss adahari? Wowe niba uri umugabo ugomba kuvugana na boss uza gute boss adahari? Oya buretse nta hantu ujya. Akakanura. Kuko mbura yankubwije n'ukuri. N'umuntu uje gushaka nta nuhari. Ibyo subiza ute kandi? Buriya rero amakuru ya nyanshobora kuyaguha urumva? Ariko ubungu bibi no kuvuga sindi no kubyumva maze n'iminsi ndwaye amatwi. Hanyuma se mabuje uzamujyana. Ako peti umuntu uri gukora uramuzi. Ubu ntago ndi peterega. Reka. Ukomeje no kunyita peti nahita mpamagara boss. Wiki? Nahita mpamagara boss. Hano ushinzwe iki? Ushinzwe iki? Ushinzwe kuba uri mu bikoni. Ngewe ujya nshinzwe ibintu byinjiraga n'ibisohokaga. Niba nshinzwe kuba ndi mu gikoni nta sorori yinjira ntayibwiye ngo injira. N'urwo rwego uri hose. Hawe nuri bwinjire ntakubwiye ngo injira. Kuko ndihita mpamagara boss. Akose sha. Nk'abantu. Aho yawe nkora horega uyu munsi turarenga. Byibuze se ubufite imbaraga. Ufite imbaraga. Uzanye makano k'imbaraga ko nge mpita mpamagara boss. Siko bya bintu numva bitoroshye. Mpita mpamagara boss. Reka nigendere basi. Reka tubyoroshye buretse. Ay mbega none uyu munsi ndabona. Iki se kandi? Cyamaye. Ntago wumva se nango kano kano ikuruguture. Bino bintu zikumanza bitoroshye ntacyo. Tubona ndi kwikurugutura nawe nkago ikuruguture se kugira ntabigira ntese. Aho zishobora urakomeje. Fundura ariko fundura vuba. Ata bya bintu uko byafashe ubundi rwego. Nuko musigaye mukora. Gahakira ariko ntago birangiye kandi. Cyamaye. Hasigaye ikize. Bo ayangaya rero reka tuvuge ko nani kintu wamaye. Nukuvuga ngo ayangaya yumaye nayo kugira ngo tuvugane umwanya wamaze untesha hano umbaza wigira wa danje Bono no tugiye kuvuga none nk'abantu b'abagabo. Nta bintu bya kadogo uburyo nk'abantu b'abagabo. Ibindi. Gaho mbwira. Yahana ndiye kukubwira amakuru mashyashya. Nikikuzanye imite nkubwira n'ahantu mabuje yagiye n'utuntu yagiye kuzana n'igihe ari buzire byose ndahita mbikubwira n'igihe boss arazira urumva ubu si imisoro nzayibonara kira handi uza wikwijesha uvuga ngo uzajya gukodeshereza mabuje ndafite imisoro to ashaka dusi komanza twacira nguzi komanza ufite n'amakuru amakuru mbanye afite akira akira reka gahakira gusa nizere kuri bufungura imipaka yawe. Ubwo no kwa mbere no uzamandi. Ntacyo. Mabuje arahari buriya no muri saro. Waje namukanaganira. Igipeti shaho. Burya bwose nuko ngukusoresha. Ndi umupeti. Ubwo ngende none. Umupeti rwose. Ubwo ngende none. Ubwo sura cyandi imbere mariki. Nuko gusa akazi kawe ugakora neza nanjye ushobora kwangaza kabisa. Inote nagari yo mu Rwanda wallahi. Sikiriho na etage wa. Mesha nabaho ndakize. Akibigabo nk'ibi bijye biza kureba mabuja cya boss kiri kuwaya. Ikijya kinangurana ka. Ako no muri nzamuva muri ya mutipe. Ariko ndabona ari uraho. Ndaho. Ni byiza. Namwe se muraho. Turaho. Ndabona muraho. Sibona usa nkaho urimo kunjinyora bimeze bite? Mujinyora iki se? Ese ubundi reka nkubaze Jacky. Murumuna wanjye aba hano gute? Kuki? Murumuna wanjye aba hano gute? Murumuna wawe se murumuna wawe yahageze ate ayo makuru yakuye he? Ushatse kuvuga ko se Mama Bella atari hano?
reka ntawe nzi ntawe ndabizi neza amakuru yose ndayafite ko ari ahangaha ubundi ni gute mwamwakiriye hano iyo ubona ngiye mvukana nawe nkamwirukana mu rugo akazana ukamwakira washakaga kugaragaza iki ariko ko abagore b'ikoko babaho ko ubwo nicyo cyagurutu yiwawe uzuje ko ubujuje kuntonganya mbese ngo nakire ngo mu mabero ubwo sizo mpuhwe ufite ni bwoko kizo mpuhwe n'ingizahe ariko so namwakirire kari iwanjye ubundi namwakirire iwawe wamwakiraga se njyewe sindi amaraso ye situvukana ntafite nyina se ubwo sizo mpuhwe ufite ni bwoko kira wamugiriye impuhwe rero byanyu ndabizi umva nkubwire mama bera namwirukanye mu rugo rwanjye urumva atangiye gukurukana n'umugabo wanjye none aje hano kandi umugabo wanjye agenda hano ndakubwiza ukuri ariko hari icyo wikekaga mama bera ariko kurusha niba ari n'ibyo wamwirukanye se ntabwo njye nabi igikoko nkawe di reka nkubwize ukuri njyewe narinje kukwihaniza ndakwihanije ndavuze ngo mu rugo rwanjye hano fata umwana umwohereze kwa nyina urumva ntabwo njyewe nshaka ko aguma ahangaha bitabaye ibyo turaguhamagarira ubuyobozi ariko buretse gato ngo baze ubundi buretse aho hantu harimo ikibazo njye n'umugabo wanjye nitwe twari tuzi ko mama bera aba hano waje kubibwirwa n'iki ahubwo nanjye simbashira amakenga wowe n'umugabo wanjye umva nkubwire amakuru aragenda arirukanka cyane agenda yarenze igipa ngenda kubwiye ngo ndagiye ariko umunsi umwe uzabona ibizakubaho ariko reka nkubwire vuga uvuye hano kandi uzongera kunzira no mu rugo wa mugore umukindi mubi gusa ukora ari abagore b'icyo gihe we arewe ipu ntuzagaruke no mu rugo karame nyine uko byagenze mana yanjye nanjye uriya mugabo yaranyobeye pe niyo mpamvu nanjye mba nakubwiye nyine kuba waza ukamba hafi ukangira inama tugashaka icyo twakorera uriya mugabo kuko nanjye byarandenze pe wumve ngo hari igihe ndaryama gusinzira bikanga ndicura nkaranekereza mani sinzi ikintu nakora urabizi uri inshuti yanjye nacyo naguhisha ndabizi cyane kandi ntabwo nshaka kuva muri uru rugo nzakora ikintu gishoboka cyose kubwo uru rugo naruvamo aho ndakumva cyane aho ndakumva hanyuma mbwira ntabwo uragera ku ngingo ngo umbwire unsobanurire nase ubu niba uburana nari mumeze nk'umukozi wo mu rugo hano ubu ntacyo mfite icyambere sindi umugore w'isezerano hano muri uru rugo nta gaciro mfite muri uru rugo mfite ubwoba nzi ko neza yuko ashobora kugarura umugore we wa mbere cyakazira n'uwa gatatu nk'uko yanzanye kandi ntabwo nshaka kumuhara naho bigeze sinshaka kumuhara pe naho bigeze ko yazana n'uwa gatatu uriya mugabo njya kumubona ute niba yaranyirukanye muri kampani n'umugore wa gatatu se yamuzanye cyangwa akagarura umugore we wa mbere cyangwa nawe witwaye nabi ntabwo nitwara nabi pe yego wenda hari agakosa nigeze gukora nyine tukivana nyine urumva hari umuboyfriend nari mfite twakundanaga agakomeza nkurukaho nanga n'ibiki kumbe Renatha Maurice ndamuzi nako kajemo umwana mwiza ntabwo muzamusaza abagore mugiye kumusaza pe none umva nawe ubaye nka no sibwo nihe na muri kungira ubwo urukungira ina ndakubwira ngo ngire inama ngo kandi abagore bagiye kumusaza nayo nkubwiye agakosa kigeze kubamo akaba yandakarira ariko nkabona nyine arambabariye noneho yarahindutse ngo wumve yarahindutse noneho reka nkubaze ushaka kubaka ntabwo nshaka kuva muri uru rugo pe nkeneye kubaka mw'ishambo biba byarabahiriye ndashaka ibanga basukoresha ndayigufata nkawe rwose ngiye kuntega amatwi uriteguye kugendana nanjye kuri buri kimwe wowe mbwira ahubwo watinze mbwira ikintu cyose cyashoboka cyose nagikora ako umugabo wanjye tukabana neza simve muri uru rugo
Okay. Twatandukanye ejo bundi umbwira yuko hari ikintu utekereje. Icyo kintu utekereje nicyo nshaka. Angel, ndakumva. Urabizi turi inshuti kuva kera. Cyane ariko niyo mpamvu nanjye nakwiyambaje. Ikibi cyakubaho Yego. nanjye cyangeraho. Kandi sinifuza gusohoka muri uru rugo nk'umugore wa mbere. Ntago mbyifuza. Ariko cakenge. Va ku giti jya ku muntu. Se wumva se. Ne narakubuza ubundi niwe wanje. Ugomba guca kenge gute rero. Mfite umuvuzi. Ngo? Ngiye mfite umuvuzi uri seriye akora ibyananiranye. Genda mufite muvuzi bita Matata. Gezina si ubwa mbere. Avura ibiki, avura ibijyanye n'iki? Mbwira nyine mbwira. Wowe nkuko mbwiye ikibazo cyawe uzagenda umuganirize agufashe. Umugabo wawe ahinduke. Urumva ngize ubwoba. Ubwoba bw'iki? Ukeneye kubaka? Mbwira nyine avura gute nyine ndeka kugira ubwoba utarambwira. Hanze hari abakobwa benshi bakeneye abagabo. Hano uri umugore wa kangahe? Hano umugore wa kabiri. None neceje icyo kintu mba numva ibintu byose nabikora. Sawa rero. Icyaba cyose ubwo mbwira uwo muvuzi uko ameze. Bitekerezeho. Niba ufite gahunda uzampamagara. Nyine mbwira ubwo se ko nari nzi ko nawe uwo muvuzi avura ibiki nyine. Ko mfite umuvuzi bita Matata. Areba aho rika. Kubwo umugabo wanjye twagumana neza tukavuga neza. Yose ukayikontorora ukongera ukaba kamikazi muri urugo. Ku buryo na namuteta agasezerano shambwira nifite ibibazo. Gahunda nzabona umpamagara nimero yanjye ntuyifite. Ikindi nakwitabye nagusanze mu rugo. Nawe numva ubikeneye mu rugo ntuhazi se. Ndaza kuguhamagara. Sawa n'iki nshuti ziwe. Ndaza kuguhamagara ngubwira ahantu duhurira tubiganireho. Ariko shamana nakishima. Mana rero umugabo wanjye yongeye tugasubirana tukamirana neza hano mu rugo. Umva noneho. Sinzi ikintu nakora. Umva. Nakubwenga ibibazo byawe byose bigiye gukemuka. Nakuboneye umuti. Mabuja numva ikintu ngiye kukubwira hano. Urahita umenya ko ibintu byawe byose bigiye gukemuka. Nakuboneye umuganga Matata. Umupfumu. Imitungo yawe yose wabuze. Byose n'umugabo byose bazazana. Cyukura noneho narumiwe. Ubu misiyo naguhaye irakunaniye. Ugeze naho ushaka kunjyana mu bapfumu. Ese undi wambwiye niba misiyo naguhaye irakunaniye nkashaka abandi bashoboye. Mabuja ntago misiyo yawe yananiye. Nge ndi gukora ibishoboka byose kugira ngo ndebe ko imitungo yawe yagaruka. Nge nari amafaranga yawe ariko nshaka no kuyishyura. Kandi nkakora ibizagushimisha. Sibyo? Nimba uri muranga ibintu ndimo ndakubwira uragira ngo bigende bike. Narakubwiye ngo tumwice urabyanga, tumutege tumukubita urabyanga. Cyangwa tunakirogeshe se. Uragira ngo nkore iki? Nge nakubwiye ngo mbabarira unyumvire. Sibyo? Unkurikire. Tugende nkwereka ahantu duca kereke pare ahantu. Ugende pfa kuba gusa wowe nuko ugenda ukamutura utubazo twawe ikibazo ufite ku murongo umurondorere. Sibyo? Ntamenya n'amafaranga yakwaka we afashiriza abantu ubundi nose ugira ngo aca amafaranga. Niyo yakwaka nta gahumbi konyine gusa urumva ayo mafaranga ari menshi. Mbare yo kubwira bihe. Utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Ntuzashake gukinisha amahanga mutima yanjye jyewe. Nakwereka. Urifashe hejuru y'amafaranga nge naguhaye. Uri kuzunyina hejuru y'agasongero ngo nge ninge muri ibyo bigoryi by'abapfumu. Mva nkubwire. Imana nasenzira cyahari nta naho yagiye. Nibinanira nzashaka undi utari wowe. Niba warananiwe umbwire shaka undi. Nakubwiye ngo ntuzakinishe gukoza agatoki kawe mu jisho ry'intare. Nakumerera nabi n'undi munsi ukajya umenyera we. Ntabwo ngiye ibyo ndemeranya nawe.
imana yanjye niyimbwira ikambwira yuko byayinaniye aho niho nzafata icyemezo. Nta soni abateka mutwe muzajya murya amafaranga y'abantu mwarangiza ngo murajya kunjyana mu bapfumu ibintu nk'ibyo by'ubugoryi bidafite sense na gato. Ntuzongere kumenyera ushyira ubwanjye ku gihe atari ibyo. Umva garuka hano ntabwo birarangira. Ni ibiki? Nurebe urushyo nkubise uzi ko ni umwenda wambaye akakanya ushobora kuwubura. Ntugire ngo ibintu nakubwiye ntibiri seri. Ukuri muranyivumbura aho wanga urusi rushyirwa kabiri umaje kunkubita. Ndutari urwo nzarugukubita si rumwe si kabiri si gatanu nzarugukubita. Ngiye hari ibyo nazize ntazi ko nabizira ariko nawe ibi ngibi ushobora kubizira. Wasuri igiki? Uri igiki? Uwo nahuye nawe ntawuzi. Uri ubusa. Nanjye namugutumaho mabuja nuko izi nki zawe za buri munsi hogi izinki zawe siko mbaye imbwa neza kandi bro wanjye agiye uriya mutipe tubana ajya ngira inama nkanga aya mafaranga nazayazira mwabana. Ibintu by'akazi rwose we rero nakubwiye ko uzi ubusambanyi gusa ibindi byose byakunaniye. Nose wumva reba bro amafaranga yanjye akubusa. Nose ubu 5,000 mba naguhaye kusigaye urarushitagurika. Usigaye urarushitagurika sinzi asemani wajye uryamo kareka kunyumviriza ubundi. Ako cya kigabo uraruvuga none kizaguha nyuko zaureba. Man, urashaka kumenya ibya kira kigabo se? Bro, akira byose bite. Nusuguye umuceri wa urishije. Kiravuga. Babaye witonze. Bro, nkeberwa impamvu. Wangize rwesa. Nkeberwa impamvu inzoka zirarazinyirukanka mu nda. Inzoka? Ubeshya ngo nibyo ndota ibiki. Uzi ibintu birara bidibadiba mu nda ngiye urara wumva ngo. Zagurana mushiti wanjye. Ntabwo nkubwira. Bizagorana. Manje nshonje cyane utaranahisha. Sibyo? Ako reka tureke nibyo ngibyo sibyo? Ubundi ase harya. Nyine umbwije ukuri. Sibyo? Iriya mipango yawe izaguhira. Ako bro. Mba ndeba amafaranga mba nagusigiye nkubeho natekereza iyo mipango uhora umbaza ya buri munsi. Ako kuba wishyura inzu nkaba nanjye nahashye nibyo bivuga yuko ibintu niwe wabihashye. Ninde wabihashye? Uheruka guhaha we yambwiza ukuri. We narakubwiye ngo uretse kuba abagore bakumaramo amafaranga nta kindi. Ako usibye kumparabika wari wambonana umukobwa n'umwe hano. Usibye kumparabika. Ikimbabaza ni kimwe nuko ninjira nkahura n'ubusohoka. Nagera hano ukambwira ngo suwa hano. Ahubwo nawe ushaka iki se? Ibyo ndwana nabyo birahagije. Ntabwo nagira akazi ngo ngire nawe n'ibibazo byawe nkayoberwa nkagura agafuka k'umuceri nka buri kwezi nkayoberwa ibiryo ubuse bijya he? Egaruka nkubwire sibyo? Rimwe hari igihe uzarota ukanguke wapfuye. Ibyo si kimwe. Icya kabiri niba atakwica umugore wambwiye azakwica. Miliyoni enye ni nyinshi. Miliyoni enye ni nyinshi bro. Ni nyinshi. Ahubwo nibaza hano wazijyanye mu muryango w'iwanyu wazijyanye he? Ngize ukuri. Wazijyanye he? Semani kuki unyivangira mu kazi ubundi. Hagaruka kwivangiramo ariko. Erega iyo hatangiye kuzamo n'ibintu by'abadayimoni urarushitagurika buriya. Hari ikintu bita kugushika. Baba bari kugushika. Jya utegereza nkugaburira urya. Nta kindi. Kandi umbaza n'ibiki. Cyakoze urambabaza. Ibinshika birakureba. Ni ukuri ko Imana urambabaza. Bro man. Uzi ko
ahubwo se nyibwirira nkubwira ibikize ubundi ubu nkawe ndacyagira icyo mvugana nawe aho wagiye nyibwirira ko n'ubundi iyo byagukaranye ari njyewe binkarana si iki we nakwitabaza wowe ufite icyo ugira iki nakwitabaza guteka ibi byo guteka bro njye nanarira hanze kuje uri gutaka inzara n'ibiki kutagiye ujya gutakira aho uba wagiye hari igisi kwigarikana rimwe ugashoma washomye bimenye nyine ntawigira muri no si ntawigira bro nubwo ntawigira ariko kuba nshonnye rimwe ntabwo ariyo mpamvu ngo nsuzugure ngo nsuzugure utangire kunzana hibyo we ndagira kuba mvuye hanze mani nariye iki kubera akazi none muranzana hibyo ngibyo bajya banagukubita akazi kawe n'indyango ahubwo umva nkubwire hari umupfu oya nako oya birangiza ntibikize sigojya no mu bapfumu oya byose nibyo nkubwiye none uvuze ngo iki uwo mupfu ni umupfumu ntakumenya wumva nabi wumva nabi akinde wumva nabi mani menya iyo uteka ko kakakuzamukira mutumva neza ariko ntuzangire ngo gusa reka nkugire inama imwe sibyo buriya iyo ufashe udufaranga duke ubona ukarya bike ukaryama kare buriya biba byiza kuruta kurya byinshi bishobora kukumena inda sibyo ngewe urabona wenda naremeye uraza ukambwira ibyo ushaka byose sibyo ukankandamiza wenda nshobora kuba wenda narazanye gaze nkazana igitanda nkazana iki wowe yenda ugakodesha inzu urumva n'ubwuzuzanye nubwo nkandamiza cyangwa ukambwira nabi ndabyihanganira sibyo ariko utwo duke nkaturya nkamenya ngo nutwanye ubusa ngiye ko nkorera 40,000 aricyo ubona hari icyo bintwaye arubwo nshaka kukuzamura oya ntuzanzamura umva muhetiro nta byadi nyine banzu yumve mbere kubihakana byo kugira ngo nge ndarancidagurika banyirume nahagira nazanye ibyoke erega mba mpari iyo uri gushitagurika mba nkureba ibyo ukorera hano nahari ibirenze n'ibihe njye nabwiye boss ko mfite genge shaka kuguha akazi reka nshake amazi ahubwo urimo uranangomesha sibyo amazi se nari hanze genda uzana amazi wangu ndaba nkukorogera ntuzagire ngo njye sinzi guteka dore ari aho ngaho genda ureba ari tanyarebe sige to kibinasana ariko ibyo bintu byiteho umva nshaka kuguha akazi tugakorana nkagukura ku 40,000 ko kwica abantu bronge ntago nica abantu polisi niza nzabivuga kikishenzi iki nkawe akabi ni ukubana n'umuntu w'umugabo ngo ni umuntu nkawe abivuga ntuse kutazanye amazi ndazana mukize ako kushaka kumva ahubwo se si ushikagurika umuntu ujya kuzana amazi adatwaye ikizana amazi wowe numvisha unaroturya uhekenya ntuse ninde wanga kurya wangegera wese hari ibyo wari wamaye umuntu arota hekenya ubwo se nimba nararose nd'inyama urota hekenya hari igihe kimwe uzanaretesha ahubwo nukwihorera anuza ibikoshya se nuko mba naguhaye amafaranga ukarya uyu munsi nzajya mu kazi nabyo nagusigiye nibwo uzabona ko isi yameze amenyo sawa anuza uko nakoroye nabi ariko sawa nyine reka tugire sawa iki se reka mani reka nkugaburire sibyo bose reka nkugaburire ibyo urumvanga ngewe icyo nshaka nuko dufatanya akazi kana nubwo ari ukwica ako kwica sinzagakora ntabwo uzagakora nge boss nako kuneka ngabantu genge nuse kuneka byakunanira kugenda nkagwa amafaranga 1,000 ari ukicara ukanywa fanta ukaneka umuntu uri muri serivara byakunanira singe nabikora Mfashe ugiye gufotoza iranga muntu aho boss wanjye akorera ubeshye ugenda umuneka byakunanira sawa nyine ako wagiye ukura mwana bo umuntu w'umugabo manu reke gukomeza guhora hasi nshaka kuzamura nkagira uvuka agira naho ujye nzabikora humura acyo bigutwaye manu bitekerezeho naribi nzabikora I'm serious yego serious nzabikora kantu kansubiremo
sinkavuge ngo serious uvuge ngo yiguri serious kundu usko mani ni mudashaka ko tuzarwanira muri izi nkono no muri aya masafuri uragira ngo igazi izadutwika ntacyo zadutwara ariko wowe rega ubushaka umva gira vuba nirire ngenda nishongeye kandi ikindi tubitekerezeho ndabitekerezaho nari dufatanya akazi ntabwo nzanjya mu kazi ahubwo waho kugira ngo ninjire nsanga wahijije mure ntusokara kuri gate oya ntaribi nzabikora iyo ntaribi nzayikwibutsa nkushyiramo n'iki kubona wambaye nta n'isoni garuka hano uragenda ujya hehe ubundi ako kazi ubujyamo nta musaruro nyibona hano mu rugo ubundi ubujya mu kazi k'iki urashaka se we musaruro w'ibishyimbo w'ibijumba w'imyumbati ahubwo se hari uwuhe hano mu rugo hari uwuhera asona kubona wambaye ukagera ngo hari umugabo hawe we naho babuze ndimbwa asoni nta n'isoni isoni mfite n'izo kukugira gusa washatse utambona ko ngiye kukugezayo ariko njye ntabwo ndi mama bera wifatiye njye ntabwo ndi mama bera urumva uriya mugore ko yari akomera ndamusengera cyakora ndamusabira yari akomeye ariko njye se uzanshobora ubyibagirwe mu mutwe wawe ntabwo njye uzanshobora wirahuriyeho umuriro utazi narawumenya ariko wari wawumenya se wari wawubona warantwitse ndabizi ntabwo urawubona ntabwo urambona narakwitondeye ndihangana ndavuga reka nshikame mu rugo nubaka urugo umugabo wanjye bamufashe nabi reka mufate neza byaranze ntabwo abagabo munyurwa hakuraje umbone ariko reka nze nkubwire ku cyumweru nagiye kugenda gusenga urambangamira haka iryo senga ryawe ariko si Imana yaguhishuriye ikira senga ryawe rya buri munsi iyo ngiye kujya ku kazi urantangira ari ukunuka no kunkomeretsa gusa ako kazi kamaze iki se umusaruro mbona hano mu rugo kamaze iki akazi kawe mva nkubwire please tankoraho kuki ukomeje kugerageza kwihangana kwanje tankoraho hangana kwawe gusa ibintu ngiye gukora none ahangaha ibihe se wakora iki se wowe ahubwo Imana imbabarire imbanje kwisaba imbabazi imbere inshinzi z'abagore basa nawe inshinzi uvuze ngo iki inshinzi z'abagore sinigeze ngira inzozi zo gushaka umugore usa nawe ahubwo uraza kwicuza ikintu cyatumye ushaka kuko nje ntago nzaruvamo kwicuza bwo n'amazi uzangana paka wari wabibona se ahubwo ariko Imana izansindira nta mugore mfite Imana se yishimiye ibintu nkora kamaze nkubwire nari nzi ko ngiye gushaka umugore uzamfasha muri buri kimwe cyose nanjye nkamwitaho uko bikwiriye ariko urimo uratuma nicuza cyane hanyuma se umugore washatse ugatangira ukamuhisha ugatangira ukamwirukana muri kampani ubwo uwo mugore nyine ndicuza mama bera wanjye sha mama bera ahubwo se uriya mugore ko yihanganagara najyaga ku kazi se nta telefone wamunyereka uriya mugore najyaga ku kazi se nta nkwe y'icyayi najyaga ku kazi nta breakfast nakufashe umugabo bamufata neza iyo afata umugore we neza nawe umfashe neza hano mu rugo nta na kimwe nagukorera mu gihe rero ntacyo ntuzategereze ngo nzaguterera ipasi ngewe kuko si nguki mva nkubwire Imana ntigeze indaga umuruho umugore afata neza umugabo bitewe n'icyo yamumariye umugore wambara nkawe umugore usa nkawe umugore w'inshege w'inshinzi w'inshingamatwi usa nkawe ariko ndabona uzanankubita nzamurira isukari toka mbere yangu nzamurira isukari wowe aneso ngagenda ujya mu kazi kwa kazi nyabaki
wowe uzambona ntabwo urambona Cyo ahubwo kose. nushaka unyitondere wowe wirahuriyeho umuriro utazabasha gushobora n'isoni Imana ishobora byose amubona yambaye nabonye Imana ya ikungereza mu nzu ariko iyi izagusohora nayo nzasohokamo ya genda umva iyo Mana iragushuka wowe nta n'isoni amubona yambaye Imana ndaje mangana nawe kugira ngo nyisohoke muzayisohokamo wowe